ngo ugomba kugira umumaro ariko ukagira n'ubwenge. Umugore wawe ntazambara ubusa kandi urimo kwambika ab'abandi. Ariko mvira iryo jambo rise rinyibutsa ijambo rya Robert Mugabe yigeze kuvuga ngo nushyira ku munzani ugasanga amafaranga woherereza abakobwa araruta kure ayo woherereza nyoko, ngo uzamenye ko uburozi bukora. Uburozi burakora, muri ikimenyetso cy'uko uburozi bukora. Na Rutayisire rero yaryunzemo ati ugomba kugira umumaro ariko ukagira n'ubwenge. Umugore wawe ntazambara ubusa kandi urimo kwambika abandi. Yavuze ijambo rikomeye ngo ingo zitandukana si uko zirimo abantu babi, ahubwo zirimo abantu batazi icyo bashaka. Yaravuze ngo unywa inzoga aba yibwira ko yabonye amahoro, ariko yakanguka agasanga ibibazo byikubye kabiri. Unywa inzoga wibwira ko ubonye amahoro, wakanguka ugasanga ibibazo byikubye kabiri. Yaranavuze ngo kunyurwa k'umugabo biva muri we, no kunyurwa k'umugore biva muri we. Aho guhora ushakisha abandi bagore cyangwa abandi bagabo, wazamura uwo muri kumwe. Urugo rumeze nko kubaka inzu. Inzu rubakwa, ugasiza ukubaka, ugasakara, ntabwo urugo rwiyubaka. Yavuze ijambo rikomeye ngo inshoreke burya ibimeze nka shikarete. Umuntu arahekenya, yashiramo uburyohe akajugunya. Yaranavuze ngo aho guhora witotomba wagize impinduka ukora. Niba umuntu agukorera ibyo udashaka, aho guhora witotomba wamuvuyeho. Niba inshuti yawe ihora iguhemukira, ku ruhande rumwe ni ikosa ryawe. Umuntu yakweretse ibihabanye n'amahame yawe, wiga kubaho utamufite. Aho guhora witotomba rero gira icyo uhindura, cyane ko kwitotomba, guhangayika ntacyo bikemura, ahubwo gukora impinduka bihagarika kwitotomba. Nijyane ngunda kubabwira ngo niba ikibazo gishobora gukemuka, nta mpamvu yo guhangayika, ahubwo uwo mwanya ukoresha uko wagikemura. Niba kidashobora gukemuka nabwo nta mpamvu yo guhangayika, kubera ko guhangayika ntacyo bikemura. Njyane ngunda kubabwira ngo warira ingunguru zingahe z'amarira ngo abantu n'ibintu wabuze byari bisobanuye byose mu buzima bwawe bigaruke. Ni ingunguru zingahe z'imihangayiko zakemura ibibazo? Ntazo, ahubwo gukora impinduka bikuraho guhangayika. Yavuze ijambo rikomeye ngo ibyo utabona byose ntibivuze ko bidahari. Ibyo utabona byose ntibivuze ko bitabaho. Aranavuga ngo nk'uko injangwe iyo ibonye imbeba ubujangwe bwayo buhaguruka, ni nako ijipo ngufi ikangura ubujangwe buri muri wowe, bikarangira rero yiritse inyuma. Ngo ubuhehesi buba muri wowe, nubwo rimwe na rimwe hakenerwa umushibuka. Buri kintu cyose kigira imbarutso, buri kintu cyose kigira umushibuka. Bise binyibutsa inkuru y'umusore. Hari umusore wigeze kubaza umusaza, aramubwira ati mwigisha, ni iki kintu cyanyiza irari ry'ubusambanyi? Uzi ukuntu umusaza yamushubije? Yaramubwiye ati mbwira imbarutso. Umusore aravuga ati iyo mbonye igitsina gore iteka irari rirazamuka. Umusaza ati rero niba iyo ngiyo ari yo mbarutso yawe, ubutaha nubona umukobwa cyangwa igitsina gore ujye umuhisha amaso yawe ntukamurebe. Umusore ati none se ninshiduka namurebye njye mbigenza gute? Umusaza aravuga ati nushiduka amaso yawe yamubonye, byaba byiza kutamuvugisha ukigendera. Umusore arongera ati none se numvise namuvugishije byagenda gute? Cyangwa ari we yitanguranyijwe akamvugisha naceceka nkirukanga? Umusaza ati nibiba ngombwa kumuvugisha ukabona nta yandi mahitamo ahari uretse kumuvugisha, uzamuvugisha nka mushiki wawe cyangwa mama wawe. Nubigenza gutyo irari rizagabanuka muri wowe kugeza ku rwego risubiye mu buryo bwa kamere. Shakisha umushibuka rero uwuvugutira umuti. Uyu mugabo avuze ijambo rikomeye ngo iyo ucecetse ujunditse ibyaha ntibikubuza kuba umunyabyaha. Hari ibyaha dukora tuvuga, hakaba n'ibyaha dukora ducecetse. Aranavuga ngo imyambaro ntabwo ari igena agakiza, ariko agakiza gashobora kugena imyambaro. Kuba wambara birebire ntibivuze ko ukijijwe, no kuba wambara bigufi ntibivuze ko udakijijwe.
gukizwa bigaragarira mu mbuto werera buri kimwe cyose kikugaragiye. Muri make Imana abaturanyi batakubonamo ntayikurimo bihagije. Yashimangiye rya jambo rigira riti ushobora gukangura umuntu usinziriye ariko byakugora cyane gukangura umuntu wirengagiza. Nta kintu kigora nko gukangura umuntu wirengagiza cyangwa se wisinzirije. Nubwo wamurya ibinyunguti wamumenaho amazi agakomeza akisinziriza. Yigeze kuvuga ngo ijoro ryijima cyane iyo ryenda gucya. Iyi Imana iri hafi kugaragaza umucyo muri wowe. Hari igihe rimwe na rimwe ijoro ribanza rikijima cyane. Ni bya bindi bavuga ngo iyo zahabu igiye kurabagirana ibanza kunyuzwa mu muriro. Nawe rero kugira ngo urabagirane nkayo bisaba kubanza kunyuzwa mu muriro. Ushobora kuba uri mu bihe rero byo kurabagirana cyangwa uri mu bihe byo kunyuzwa mu muriro, ugomba kumenya ko biza bisimburana. Niba uri mu bihe byo kunyura mu muriro, menya ko igihe kiri hafi kugira ngo urabagirane. Yavuze ijambo rikomeye ngo kubabarira ni ibya buri munsi. Kwiga kubabarira ni ubuzima bwa buri munsi. Kubabarira ni ibintu bikubohora. Nta gihombo kiri mu kubabarira. Niba dukosa buri munsi, kuki tutababarira buri munsi? No gusaba imbabazi ni buri munsi. Gusaba imbabazi by'akanya gato by'iminota 5 bishobora kugukiza ingorane z'imyaka 10. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima burenze urusobe rw'ibyiza n'ibibi. Ubuzima buhita bukorohera iyo wihutiye kwemera ko ubuzima ari uruvange rw'ibyiza n'ibibi. Mu byo witega byose rero ukazirikana ko hari ibyiza n'ibibi. Mu byo upanga byose ukazirikana ko hari ibyiza n'ibibi. Ikintu gituma tubabara kuri iyi si ni ukwitega ibyiza gusa. Mbivuze mu ncamake, ni ukwitega ibyiza gusa kandi ugera imbere ugahura n'ibyiza n'ibibi kubera ko ubuzima ni uruvange rwa byombi. Mu byo witega rero ujye uhora witeze byombi. Yaravuze ngo ntushobora kubaho ubuzima butabamo ibibazo kubera ko nubwo wowe utazana ibibazo abandi bazabikuzanira. Ibibazo biri mu ruziga rw'ubuzima. Byandi bavuga ko ibibazo ari umunyu w'ubuzima. Nk'uko ibiryo bitarimo umunyu bitaryoha nta cyanga byagira, n'ubuzima butarimo ibibazo nta cyanga. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo kubaho neza si ukugira ibintu byinshi, ahubwo kubaho neza no kubaha Imana no kugirira abandi umumaro. Yaravuze ngo ni ukwitondera ikintu isi yose yashyize imbere muri iki gihe cyo gusuhereza abagabo. Turi ku isi iri kwica umugabo. Niba hari umuntu ufashwe nabi kuri iyi si ni umugabo. Turi mu isi imeze nk'iri gukona abagabo. Aranavuga ngo ubushuti nyabushuti ni ukugira icyizere ku muntu runaka, mu byiza akahaba, mu bibi akahaba, kandi nawe bikagenda gutyo. N'igihe udahari akahakubera, nawe n'igihe adahari ukahamubera. Ubwo nibwo bushuti nyabwo. Yaranavuze ngo guhemukirwa n'umuntu umwe ntibisobanuye kutizera abandi. Ni bya bindi nkunda kubabwira ngo ndwanya kuzinukwa. Uzumva umuntu akubwiye ngo yazinutswe abagabo bose, yazinutswe abagore bose, ariko nkunda kubabwira ngo igikomere watewe n'umuntu umwe gikizwa n'undi. Igikomere watewe n'umugabo gikizwa n'undi mugabo. N'icyo watewe n'umugore gikizwa n'undi mugore. Ni kimwe n'uko icyo watewe n'amafaranga gikizwa n'andi mafaranga. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo umugore ntiyazanywe no kuryama kubera ko yabaga yarabikoraga, ntiyazanywe n'amafaranga kubera ko ntiyari yarishwe n'inzara aho yari ari, ahubwo umugore yazanywe no kunezerwa, kandi kunezerwa nyako ni ukumubonera umwanya. Hariyo n'amagambo meza arimo amasomo akomeye yavuzwe n'uyu munyabigwi wacu. Nizere ko yabanejeje. Iri jambo ryagucitse reka duhure kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.